wa gishoferi we watebukije imodoka nkajya ku kazi reba amasaha ageze nzakwirukane cyangwa ibintu mbwira ni ibiki wa mugabo ibintu oya ibintu ndakugurira none ko baguha 3,000 bakama amafaranga 900 urabona ari amarira nakuyemo amandaza abiri urabizi nsigaye yewe ntabwo wantanze gusyaga wa mwana we ariko mama ko buri munsi mora nkubaza papa ninde ntumbwire ariko mwana wabaye uti ntacyo nagukorera urabizi ariko diri uri muzima niko musaza wawe yabaye iki diri wabaye iki mbwira kutavuga uri kunya ibiki kandi n'ubundi umaze iminsi utanarara no mu rugo wabaye iki ako se ubundi ubu wabaye iki uranya se ibiki mabuze ko neye amazi hari uneye amazi ubundi ubahehe uko ntanakubona wabaye ikirara ibiyoka byabunywa n'ibintu byose by'imyanda wabaye imbobo ubu koko mfushije mpagaritse koko ngureso mfushije mpagaritse se koko ndagirane ko nana mikuweli cyangwa wibeshye ku muntu ntabwo nibeshye maze gutya duhemvuye mu rugo kureba wacu surahazi usuhazi nabashe kumukurikirana ntabwo watangiye ngura kugatijya reka kuyihe mpamvu se kuko ngukunda ndashaka ko turi sibyo gusa ufite umubare wanjye wuzuye oya kandi ndashaka ko byose ndashaka ko dukundana tugakundana njye nawe urukundo tugakundana tugakundana njye nawe ufite urukundo unywa amazi birashira reka ni umwanzuro unywa amazi birashira ahubwo urimo urantereza Diri wabaye iki gusa wowe nta no gusuhuza ntabwo nasuhuza mbonye yigaraguranje ikibazo kandi dore niwe mubana mu burara mama ikibazo mbonye yararwaye mbonye ikibazo ubu yabaye iki nagariwe murarana amajoro mukecuru wamugeze kubajyana mu buzima bakakubwira icyo arwaye oya njye umva nkubwire mvira ahangaha ahubwo we inshuti yanjye wayitaka bajyana mu buzima bakagufasha genda ubu ndamenya ngira ndabigenza gute abasigaye ndyamira se gute sigotana cyane cyane muri school yoji gute se mama manzi y'u Rwanda ndababona mwagafeneye hano tu gukiri gute se mama se kakaduka kawe kandi mama wewe no mbaza kubimeza gute tumeze so fresh cyane no bigirwa neza ari bikabuze iza makumyabiri turebe rero niba ari kize cyatanje mama Osinago musana cyane kirabenze mama cyatanje neza cyakubwiye bizima se fatanye n'ishyira mu pasi y'umuswa ariko
maze iminsi maye nta gipeti ndiho dore akora imiti sinzi niba akora imiti nka mukuru we to ako gusa nyine tumukorera nawe zirwa nyana ni yamweru ma nabyinyana ya mweru haje nongeye urumva ndikaraza nawe gisanzwe ko telekom Mariji urabona harakuzanya muri deal hatari se mano ndabona umuti w'umukazi muri mesi shaje kanishe cyari kikwishe gukorera ubufaranga bw'inkico nikize none nakuzanya muri affaire ibyara agafaranga ibintu nabona baje kubifeka ariko ndabona muri iyi minsi biri kunkorera umuti ntare so nukuvuga ngo rero kiragisasa tugomba kukirangiza urumva uriya ni nko kunywa amazi ngomba kubwira amabuje amafaranga kangezaho ku mugoroba tumaze kuvugana mu kanya twavuze ko duhurira handi nimugoroba affaire tugahita tuyirangiza nk'umusaza ubundi uriya musaza ni nk'umuti ku muntu cyase cyo mwemerera mwana waba uri n'umusaza ni ukuvuga ngo rero urwo rusatsi ntabwo ndushaka ugomba kuba uri smart usekera umuntu ku buryo wica umuntu atanabimenye useka ibyo byo kuza wirakaje kugitana gukeka ukajijisha wamuginga ibyo byo kuza by'ibitabi byanyu simbishaka ibyo ni ibintu byoroshye cyane kudukora amafaranga mba ndi kuyabona cyangwa ungana amafaranga cyane cyo kwemeraho buri umusaza abaye bito Mr. Mabuja biteze ni sawa ariko noneho sinzi ko warigeze aka Mabuja njyamba mvuye muri siporo mba mvuye gushakana ya makuru subizi se ibyo nduba wambaye nakubwiye ngo iki ako Mabuja mba nsa neza mba nisize amavuta ariko mba mpumura njyamba mpumura nsa neza nase Mabuja mfite amakuru bantuma amafaranga mbere na mbere amafaranga mwayageze iki none ngaho mbwira nutambira ubureka umva ngo bimeze bite ni amakuru kandi abizi ko njya icyo ncuruza ari umunwa sicyo kimbesheje hose amakuru mba nyafitemo nawe njyewe urambwirira urampikiza irindazi abizi ko yakunda Mabuja rero reka nkubwire nakubitanye isi bundi Mabuja wa mugore mwakoranaga muri business wamugize iki inde ariko Mabuja ushobora kuba nawe umuntu mwakoranaga muri business ari cya gisaza se wa mugore se n'umwana we wabakoze iki ese Mabuja yabaye nabi none nakubitanye n'umukobwa we Mabuja umukobwa we yabaye nabi ko nyuma utamuha n'amazi yo kunywa twakubitanye ubwo rero ari aho mama shenge yari afite umufuka n'isuka ameze gutya n'umufuka usa nabi kagiye gukura ibijumba ngo nyina yararwaye yewe ngo nyine ngo ubwo yaragiye gukura ibijumba ngo kandi asize nyina arwaye ngo mu buriri ubwo niba yaragiye kumukurira ibijumba ngo azamugaburira umuntu urwaye amugaburira ibijumba Mabuja ako Mabuja nawe sinzi ibyawe njye nta kibazo mfite Mabuja reka nikomereze ariko se Mabuja tuzahurira hehe gusa urakoze kumpa ayo makuru tuzahurira se Mabuja birashimishije uzansanga iwanjye uzampa inkoko bazi ko umuntu afite akazi kenshi gusa batinze kabisa ntabwo ari ugutinda biba biterwa n'akazi kenshi kandi abantu baba badukeneye baba ari benshi rero sasa ikintu nagushakiraga nagira ngo kariya kagore ndashaka ngo kiriya kibazo cye mu gisibanganye usibanganye ibimenyetso sinshaka gakomeza kuntesha umutwe si biriya ni akazi kacu tumenyereye tubisanzwemo nta kibazo kirimo nimba wumva rwose yaragutesheje umutwe birasiye ko akazi dukora buri munsi nta kibazo kirimo urabizi ko iriya hoteli igomba kuba iyanjye nta kibazo icyangombwa ni gusa umbona nanjye nkaba ndimo kukubona urumva se hari igipfa se nanjye niyo mpamvu mpamagaye ko kwizera ni ibintu biri fasire rwose biroroshye cyane ndashaka ngo mbese mugatsi ntazagira akantu na kamwe nyine kamenyekana agume kuriya ngo hano nari nakuteguriye agafanta madamu murakoze cyane saba
rero ubwo bo madasa ubwo tuzabona nabwo ni kuri telefone uzambwira nta kibazo Sawa, ntaribi. turi kumwe tunaribi kabisa